welcome again on our YouTube channel. Mbahaye ikaze rero kuri YouTube channel Chess Rapano. Nshimira abantu bakoze like, share na subscribe. Muri abantu muradufasha cyane, mudutera imbaraga yo gutuma twatangaza ibitekerezo dufite, ariko cyane cyane bigambiriye gufasha. Namwe rero inkunga mwadutera ni ugukora like, share na comment kugira ngo wenda twunguke ibitekerezo, ko ibyo dufite ntabwo bihagije. Experience ntabwo twabayeho mu buzima bwose. Experience mufite n'ibyo mwumva mukeneye mukaba mwabidusangiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cy'ingenzi nkeka ko gishobora kuza gufasha bamwe muri twebwe kugira ngo bapange cyangwa mu byo barimo gutegura babashe kuba babitekerezaho kurusha uko wenda wakora ikintu utigeze ubitekerezaho. Rero mbahaye ikaze nanone, kandi waba ibintu bitameze neza yihangane, kandi nizera ko hari Imana igukunda. Murakoze. Rero reka dutangire. Uyu munsi tugiye kuganira ni ibiki mu by'ukuri, ni ibihe bibazo bitanu wakwibaza mbere y'uko upanga kujya kuba mu mahanga. Kuko tubyumvikaneho, uyu munsi wa none isi irafunguye, ufite pasiporo wagenda ukaba ahantu hose wumva washaka, ariko ukurikije biba bitandukanye uko waba mu Rwanda cyangwa mu gihugu wavukiyemo n'uko uba hanze biratandukanye. Dufate urugero nko mu Rwanda, ururimi uba uvuga ntabwo ukeneye kubitekerezaho, kwa muganga ntukeneye kujya kubitekerezaho cyane, hari ibintu byinshi udakeneye gutekerezaho. Urwaye, famiye yawe irakwegereye, ugize ikibazo uhura nacyo famiye yawe irakwegereye. Niyo wenda waba udafite famiye, hari abandi bantu b'abacuti baba bari hafi bashobora kuba baza bakakurwaza. Hano biratandukanye. N'umuntu n'uyu waza ugasanga cyangwa yakubwira ngo urasanze, akubwije ukuri, atari kuri telefone, akakubwiza realite y'ubuzima abayemo, wasanga rimwe na rimwe abenshi baba babayeho kuri tangente. Abenshi usanga tubayeho uko twakoze, kandi usanga n'amafaranga ya sisitemu uko aba yubatse, ziba zubatse, usanga ayo uhembwa n'ayo uza gusigarana harimo ikinyuranyo. Iyo niyo realite rero navuga mu buryo muri rusange, ariko iyo realite ihari ukabimenya hakiri kare, umenya n'uko witwara, ukamenya na expectation ugira n'uburyo uzazigeraho. Niyo mpamvu uyu munsi navuze ngo ikibazo cya mbere ubundi wakagombye kwibaza ni ikihe gihugu ngiyemo, ngiye kwiga se ngiye gukora? Icyo nicyo kintu cya mbere wakagombye kwibaza. Kuko reka nguhe urugero, uvuye mu Rwanda wenda ugiye kwiga, dufate urugero ugiye kwiga muri Pologne. Ese igihugu ugiye kwigamo bakwemerera gukora? Ese igihugu ngiye kwigamo ni ibiki bikenerwa kugira ngo, ni ayahe mategeko nsabwa gukurikiza, ni iyihe migenzo gakondo bagira, ni iyihe natire y'icyo gihugu ngiyemo iteye gute? Naho kuvuga ufite pasiporo, urahagurutse, uragiye, ibyo utarigeze ubitekerezaho, ni hahandi uzagera mu gihugu. Dufate urugero ugeze nko muri Pologne, barakubwiye ngo Germany hariyo akazi, ukaba ugiyeyo, wagenda ukaba utakaje citizen, ukaba utakaje residence ya hano ya Pologne, ukaba ugiye gushaka residence ya Germany. Kuyibona bisaba iki? Waje ute? Ibyo byose ni ibintu ukeneye kubanza kwibaza mbere, ukabanza ukadefininga iki kibazo, wamara kugisubiza ukanamenya n'impamvu. Kuko dufata urugero, impamvu zatumye wenda ngewe njya i Burayi n'izatumye undi muntu wenda uba Belgique ajyayo ziratandukanye. Kandi rimwe na rimwe izo mpamvu uzambaza inzira, ariko ntuzambaze impamvu yatumye mpaguruka ngo ngende mve aho nari ntuye, mve mu gihugu cyambyaye,
gifite kirima nziza, hari ushobora kuva ah, mu Rwanda cyangwa kuva mu Burundi cyangwa kuva mu kindi gihugu, wenda bitewe no kugira ngo babone akazi. Ariko se urabizi neza ko nugera hano tagisi za hano uzazihanganira? Ese koko ugiye kwiga? Ese iyo porogaramu ibyo turi buze kubibona, ni iyihe mpamvu ituma uvuye mu gihugu cyawe n'icyo ugiyemo, ni iyihe mpamvu itumye ugiyeyo? Hari benshi bava hano, bava mu Rwanda bakajya Canada, wagera Canada wareba reality ihari, ukavuga ubundi najyaga he kweri? So bitavuze ko ushobora no kwibaza n'ibyo bibazo nyuma n'ubundi nabwo wageramo hagati ukabona ubundi najyaga he? Ibyo nabyo birashoboka, ariko byibuze numenya igihugu ugiyemo, ukamenya imisoro yacyo, ukamenya niba ugiye kwiga, ukamenya ni ayahe mategeko asabwa, mbere y'uko uhaguruka, mbere y'uko unatangira porosedire, bizagufasha. Ikibazo cya kabiri wakwibaza, ni ukwibaza niba ushaka kujya kwiga, ubundi ngiye kwiga ibiki? Kuko hari ibintu ushaka kujya kwiga, wazagaruka mu Rwanda ukabura aho wabikoresha. Ugomba kubanza ukibaza icyo kibazo. Ikindi cya kabiri, niba ugiye gukora, ese mfite skills zizatuma mbasha gukora? Ese ni igiki nzamaketinga ntwaye kizatuma mbasha gukora? Kuko niba urugero ushaka akazi ko mu ruganda, wakagombye kubanza ukibaza, ese mfite physical appearance yanjye, physical ability yanjye, capabilities yanjye, umubiri wanjye uziyadabuta? Kuko ushobora guhaguruka uvuye i Kigali bakakubwira ngo wemeye gukora mu ruganda, bazagupima nibyo, ariko ntabwo bazagupima ubuzima bwawe bwose. Kuko urugero ngewe uko nabibonye hano muri Polonye, kugira ngo utangire akazi barabanza bakagukora medical, ukajya kwa muganga bakagusuzuma. Ariko nugenda ugatangira gukora mu bukonje, ko hari abantu usanga ngo bakora mu bukonje bwa -2, ukabuhoramo ubwo buzima bwa -2, wenda urwaye senezite, urwaye izindi ndwara. Hari abahagarara amasaha 4, ugahagarara amasaha 4 ugaterura ibintu biremereye. Ibyo bintu byose ugomba kubitekerezaho mbere. Ni izihe skills mfite? Apart ya skills, mfite ubuhanga cyangwa mfite umubiri washobora ubuzima nzaba ngiye kubamo? Ubundi kubera iki? Wasanga ibyo bibazo bifite ibisubizo, nakubwira iki? Ukajya ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu ukibaza, ubundi nkeneye gutangira kwiga cyangwa gukora ryari? Dufate urugero, wenda tuvuge urashaka kuza, wenda dufate urugero, wenda ugiye nko kwiga mu Bwongereza. Mu Bwongereza bemera ko umunyeshuri, cyangwa no mu Budage, bemera ko umunyeshuri akora amasaha 20 mu cyumweru, ntiwayarenza. Nta n'umuntu uzaguha akazi kari professional uri buze gukora amasaha hejuru ya 20, ntabwo bishoboka. Ni itegeko riri defini. Aho uzasanga umuntu agukoresha, uzasanga agukoresha kimwe, ushobora gusanga wenda wakagombye kubona amafaranga 15 y'amayero, warangiza usanga baguhemba 700, nako 50%, andi ayatware. Kubera ko arashyiramo penalty, nasanga wakoze utabyemerewe, arashyiramo izo penalty. Rero wakagombye kwibaza, n'iryari nkeneye gutangira kwiga, n'iryari nkeneye gutangira gukora. Ibyo bibazo byose ukabyibaza, ukagira amakuru. Ese nzatangira muri wenda winter intake, cyangwa nzatangira muri summer intake? Ibi byose ukaba ubizi, ukamenya ko n'ibihe biratandukana, uko niba nziga ibihe bingana iki. Ibi byose ukabanza ukabimenya, ukabigiraho amakuru. Wamara kugiraho amakuru, umaze gusubiza icyo kibazo, tukajya ku kibazo cya 4. Mbibutsa gukora subscribe ku batarayikora. Ikibazo cya 4 ukibaza, how much does it cost to study abroad? Kuko amafaranga hano
ba ba baba uba ugiye kwishyura hari igihe usanga ari menshi. Ese mu by'ukuri mfite iyo capacity yo kwishyura ayo mafaranga? Ese nimpura n'ikibazo bizagenda bite? Ese nibigenda bitya na bitya? Noneho wowe ukabara mu mibare idahuza nawe bya bintu byose ukabishyira muri situation mbi, hahandi ubuzima buba bwakunaniye. Ningerayo nkarwara nzabigenza gute? Mfite umuntu uzansapotinga? Ese ningerayo bikazagenda bitya na gutya na gutya na gutya? Ugatekereza n'ibindi bintu bitabaho. Ese ningerayo nkarwara? Kuko ushobora kuza uje gukora, wagera mu nzira ukarwara. Ese nzaba nkeneye izo capacity zo kuntunga natakoze? Zizashoboka? Kuko ikintu kimwe tugomba gutandukanya. Hari akazi katari nakwita katari professional, hari n'akazi kari professional. Akazi kari professional iyo urwaye biba biri kuri company kuko uba warishyuye, barakwishyura. Ariko akazi katari professional, katari bya bintu bisaba kuba warabyize, gasaba imbaraga, bahemba imbaraga zawe. Icyo gihe nudakora nabo bazaguhemba. Nabo baba bafite amategeko runaka bagenga, ariko urumva biratandukanye. So ukagombye kubanza ukamenya ngo ese ko aka kazi kanjye katari professional, nkaba wenda nzabona contrat yitwa business to business, bahemba amasaha. Akazi kose uzumva gahemba amasaha, biba bivuze ko nutaboneka kw'ayo masaha utazagera gute? Utazahembwa. Akazi gahemba kuri contrat uba uzi wenda ngo umushahara wanjye ni 2,000 cyangwa ni 3,000 bihoraho, ako kazi kaba kari professional. Ako n'iyo urwaye nta kibazo, baragutorera, bashobora kugutorera niba ari amezi 3 cyangwa 4, nta kibazo. Ariko ako kazi katari professional nukageraho ukarwara, ese ibindi bintu, ese izindi cost, hano turimo kwibaza how much, kuvuga ngo ni ibiki ibyo bintu byo kuntunga bizaba bimbesheje aho bizaba biboneka? Kuko urugero nk'akazi katari professional bazaguha icumbi, ariko bariguha kuko wakoze. Nindwara iryo cumbi nzaba mfite amafaranga y'uko batazarinsohoramo? Ni ibintu bibaye byiza wakwibaza ukamenya niba hari amafaranga ugomba kuba ufite kuri saving. Ibyo wasanga ufite uko ufite, ukibaza ikibazo cya nyuma, how will I fund zanjye nzazikoraho gute? Nzabigenza gute? Ese amafaranga ya visa ndayafite? Ese amafaranga y'ishuri ndayafite? Ese amafaranga batanga wenda yo guprocessinga ibintu ndabifite? Ese ibi n'ibi ndabifite? Hano turimo kubara noneho mu buryo bufatika bw'amafaranga afatika. Ni ukuvuga ngo tuvuge iki? Ugiye muri economy, muri accounting, wasanga ko ibi bintu twibajije hano, iki kibazo cya nyuma kirajyana no kwibaza asset. Mfite izi asset mu buryo bufatika. Mu gihe ikibazo kibazaga mbere cyashobora no kuvuga asset ariko na liabilities. Kuvuga ngo hari ayo ushobora kuba ufite ako kanya, ariko hari n'ushobora kuba yakuguriza. Ni ibintu bibiri bitandukanye. So rero ugomba kwibaza, mfite amafaranga angahe ku mufuka wanjye ku buryo nakwifasha insurance. Kuko icya mbere twumvikane bavandi, hano nuza nta mituweli izabikora. Ukeneye travel insurance, ukeneye na health insurance, ukeneye na ya mituweli, nakwita mituweli yo kwivuza warwaye. Ibyo byose ukeneye kuba wabitekerejeho. Icyakora ushobora kutabigira ntunarware, ariko nta insurance ufite yuko utazanarwara. Niyo mpamvu njye bibaye byiza nagira umuntu wese ushaka kuza kwiga kubanza kwibaza ibi bibazo 5,
wamara kubibona cyangwa umuntu ushaka gukora wamara kubibona nk'uko nagiye mbirivayizinga, wamara kubona ko wabishobora, ugafata indege rwose ukaza. Tukakwakira, hari abavandimwe benshi bakwakira, ariko utarabona ibyo bisubizo, ukifata ngo uraje, nkeka ko ushobora guhuriramo n'ibibazo. Kuko hano uba uje, nta hantu uzagenda ngo ubone igitoki, nta hantu uzabona umwumbati, nta hantu uzabona ibijumba, uzaba homuresi. Ube homuresi twageze muri winter, muri winter ya mayinasi, kuvanamo zero ari -10, ni ubuzima natakwifuza ko wabamo. Aho ni hahandi uzajya ushaka n'ukuntu utaha ubibure. Ibyiza rero byaba byiza, hari abantu bari i Burayi bakize, hari n'abantu bari mu Rwanda bakize, haba guhirwa. Ikindi gikomeye navuga ni uko ukeneye kuza ukumva ko ukeneye kuba ufite ubuzima bwiza ugakora. Si ikibazo cyo kuvuga ngo kanaka yagiye, nta muntu, wirebeho ubwawe. Ureke kuvuga ngo kuko kanaka ariyo ngo nanjye ndagiye. Ejo nuramuka uje ukaza wowe utarabibaze neza, uzahura n'ibibazo, numara guhura n'ibibazo nta muntu uzatakira, kuko abantu bose b'i Burayi bari bizi pe, bari bizi. Uhamagara n'umuntu uzi ko muri inshuti ukabanza ukamubaza ngo ese uri furi? Bari bizi, nta muntu uzaza kumva ko azita ku bibazo byawe. Ndabizi bazabyitaho, ambasade irafasha, ambasade y'u Rwanda irafasha, ariko still make sure yuko wagerageje kuridusinga ibibazo byose wateza abandi, hejuru y'uko wenda waba utarigeze ubitekerezaho. Ni iki uyu munsi iyi video yari igamije, ni ukukubwira ngo niba ugiye kuza, reka kuza kuko abandi baje, ahubwo za kuko ubona ko igihe cyo kuza kigeze. Abanyarwanda n'Abarundi turakundana, nta kibazo dufite, ariko still hari igihe ushobora kuzasanga urwaye, ugasanga njyewe nagiye gukora, ugasanga abacuti bawe bose bagiye gukora, abandi ntimuziranye, ukaba ngombwa ko witabaza ambasade wenda nabwo ugasanga wagiye mu gihugu tutagiramo ambasade, tudafitanye imikoranire n'icyo, ugasanga ni wowe wimenye. So bibaye byiza rero wabanza ukibaza ngo mana, ukanasenga rwose ukavuga mana ko ngiye uzabane nanjye, ukibaza ibibazo, ukanashyira urugendo rwawe imbere, Imana ikazagushyigikira. Otherwise ushobora kuzaza wareba ubuzima abantu babayemo bikagucanga kuvuga ati ubundi najyagahe. Rero sinifuza ko wagira umuvandimwe uzaza ngo narangiza ajye yibaza ubundi najyaga hehe. Nta mpamvu, kandi ndabizi ko ugerageje kwibaza ibibazo nibyo nibajijemo hano byagufasha, kuko nanjye byaramfashije, kandi n'abandi bose tujya tuganira nkabagira inama yo kwibaza ibyo bibazo. Iyo bageze hano bashaka gutana, usanga akenshi bigerageza kubagarura mu murongo. Hari umuhanga wavuze ngo ubuzima utibazamo ibibazo nta gaciro ko kububaho, kuko ejo ushobora kuzasanga hanze. Ikindi nababwira, aba rumaze. Ikindi, ntuzabone umuntu afashe wenda igihumbi cy'iyero ngo ubone arakuguriye, ujye wibuka ko ari miliyoni, ariko wenda mu by'ukuri ashobora kuba yarasevinze ukwezi, noneho ukabona arimo kuyatakaguza, ukabona arimo kukugura, ukavuga ati barakize. No, rimwe na rimwe realite siko iba imeze. Ntabwo mu by'ukuri, ntabwo dufite ubukire budasanzwe, nta bukire navuga budasanzwe buri i Burayi. Hari ubukire nk'uko mu Rwanda hari ubukire, nta bukire navuga buhari budasanzwe. Ahantu hose nuhagera uzasanga ubuzima bugoye, uzasanga ubuzima bugoye 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 cyane. Rero ubuzima buragoye bavandimwe, ariko byose no gupanga no kwizirika umukanda, hari icyo ushobora kugira ukabona. Ntimbace intege ngo mwumve ko ndavuze ngo kwizirika umukanda. Yego rwose pe, ugomba kwizirika umukanda,
ntabwo amafaranga hano uhembwa wahembwa amafaranga yahita agukiza. Ibyo uzajya wumva abantu bavuga bishobokera umwe muri miliyoni. Ntabwo abantu bose baje mu Rwanda bahise baza ngo nyuma y'umwaka bagura inzu i Kigali. Ntutekereze ko nawe uzaza muri iyo situwasiyo bigahita bigushobokera. Hari abo byashobokeye ariko hari na benshi byanze gushobokera. Rero ujye utekereza ngo ese ndamutse ngiye muri bariya byanze gushobokera nabigenza gute? Ikindi ubikore ushyiremo n'inyurabwenge. Abantu bakubwire ngo ubuzima uhita ubwirukira kuko ushobora gusanga rimwe na rimwe ari abasikamuzi. Rero ndabashimiye, numvaga ko ikiganiro kiri buze kuba gitoya ariko ibyo mbabwiye, ibyo mvuze ngerageje kuba nabivuga mu ncamake no kubamara impungenge no kubateramo ubwoba mo gake gake kugira ngo utumva ko i Burayi ubuzima bworoshye. Ni ukuri ubuzima burakomeye. Ubuzima burakomeye, Yesu we! Ubuzima burakomeye cyane pe! Sinzi ukuntu nabikubwira, wenda kuko udahari uba ubona twifotoje, tukifotoreza imbere y'inzu nziza, ariko i Burayi biterwa n'icyo uba uririyemo. Ubuzima buragoye pe! So ndabashimiye, naho ubutaha, Uwiteka abarinde kandi dusubire ubutaha. Murakoze.